Je nigiriye ku isoko please. Ntago nkubeshya ibintu bikorerwa mu Rwanda biri igiciro cyabyo kiri hejuru ugereranyije n'ibituruka hanze. Ariko still ni ibyacu sibyo? Ni ibyacu Abanyarwanda sibyo? Nta muntu urira mu nda y'undi wo kabyara. Ubundi ubwo biterwa n'iki nimba karite iyo yakorewe mu Rwanda ibifite nimba ibihuye na karite yavuye hanze bifite kubera iki yavuye hanze ifite igiciro kiri hasi kurusha iyo mu Rwanda kandi iyo iri hanze ariyo baba bategeye ikaza mu ndege cyangwa mu bwato. Tuve ba Bruce Melody bashinze televiziyo ibyo ni ibintu byiza. Ahubwo bose bavuga ngo hari promotion hanze ku itangazamakuru cyane. Vuge ngo ISIBO ifite iminota 5 yo kuvuga kuri made in Rwanda. Ndafata umuntu umwe niba ari master style muhaye promotion aze yamamaze kuri makiya cyangwa se kubuntu cyangwa kimwe kubuntu iminota 5 y'ubuntu ya made in Rwanda. Promotion bagira icyo babwira abantu ni made in Rwanda. Nakane ka made in Rwanda. Iribuye ni itini ni sarabwa. Nongeye kubasuhuza abakurikiye BNDM TV mbifuriza umwaka mushya muhira dutangira 2022 nkuko bisanzwe ni ikiganiro reality cover nkuko tugaruka kuri topic nyinshi zitandukanye. Uyu munsi tukaba turi kuri topic ivuga ngo no kweki bikorerwa mu Rwanda bihenda kurusha ibituruka mu mahanga kandi dutekereza ko ari byo byagahenze kuko biba byaturutse ko. Murakoze tugaruke twungurana byinshi bitandukanye tunahuriza hamwe n'icyo twakora ngo turebe ko ibyo wacu byahenduka twarushaho kugubwa neza kandi tugateza imbere n'ababikora. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro reality cover nkuko bisanzwe ntabwo ikiganiro nyikora ndi njyenyine mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Mugisha Eric. Ya topic isanzweho ariko ubundi narakwinjiza muri topic umwaka mushya bro. Happy New Year. Warakoze cyane. Nkuko bisanzwe mu muco wa Kinyarwanda tugomba kwishifuriza iminsi mikuru utaraganiriza umuntu burya babyizi iyo umusoje ukumva amakuru ye biragufasha gusabanira hamwe cyangwa mukaganira mukagana ku kintu kimwe. None rero Mugisha habayeho kwibaza ngo kubeshya kenshi dusanga ibikorerwa mu Rwanda dusanga kenshi ibiciro byabo ku isoko biba biri hejuru kurusha ibiva hanze kandi twebwe nk'Abanyarwanda tuba dutekereza ko ibikorerwa mu Rwanda kuko byo batabitegera indege ngo biva handi ari byo byagahendutse. Akenshi buriya biterwa n'iki ko ari byo benshi tudasobanukiye nkaba nabize bimeze bite? Urakoze Byiringiro Jean Yves ko bw'icyo kibazo mbajije ntekereza ko ari ibintu tumaze iminsi twese twibazaho yaba wowe nanjye kuko iyi topic twahisemo ari uko twabanje kwitekerezaho ntago ari umuntu wabitugireho inama. Yego. Nanjye ntago aka kanya ntekereza ko wenda ntago ndabibonera igisubizo kubera ko ibintu bikorerwa mu Rwanda ubusanzwe tuzi yuko iyo produit ikorerwa mu gihugu runaka ibiri ku giciro kiri hasi ugereranyije niyo n'igiciro wabona iyo produit hanze y'icyo gihugu. Ariko ahangaha usanga n'ubundi still produit zacu n'ubundi ziba ziri hejuru ugereranyije na produit dukura hanze. Icyo kintu rero ngiye ntekereza yuko ntekereza ko wenda bishobora kuba biri mu buryo ku bwanjye uko ntekereza nkanjye ntekereza ko bishobora kuba wenda ari uko kubona materiel bigorana, materiel zo gukoramo zino produit zacu. Hari ibintu bikorerwa mu Rwanda byinshi, hari imyenda, hari inkweto, hari ibikapu. Ejo bundi nagiye mu mujyi kugura ibaga nsanga hari amavarisi basigaye bakora n'amano mavarisi ano ya ruzungu cyane rwose ubona abantu bagenda bakurura. Umucuruzi arambwira ati iyi ngiyi ni made in Rwanda. Ndamubaza nti nangahe? Hari indi hari byari byegeranye iri imported yari ifite valeri y'amafaranga 23,000 mu gihe ya made in Rwanda yari hagaze 50,000 na. Icyo kintu rero saho honyine nakibonye no mu myenda ujya kugura ishati ya made in Rwanda ugasangira gura 50,000 60 wajya kugura umwenda wavuye outside of our country ugasanga ishati ishaka kubihagaze nk'ibihumbi 15 12 kandi ugwareba ugasanga karite
iyo yavuye hanze ishobora no kuba iri best quality cyangwa se binganya karite n'iya made in Rwanda. Muri make rero buriya ukira ngo kuri karite kuko ubwo ndahita njya kwibaza ngo kuko ubundi ubwo biterwa n'iki nimba karite iyo yakorewe mu Rwanda ibifite nimba ibihuye na karite yavuye hanze bifite kubera iki yavuye hanze ifite igiciro kiri hasi kurusha iyo mu Rwanda kandi iyo iri hanze ariyo baba bategeye ikaza mu ndege cyangwa mu bwato n'amabisi mpaka igeze mu Rwanda ubwo kubera iki biri hejuru kandi umbwiye ngo karite ziba zingana. Ntekereza ko muri economics hari ibyo bita factors of production. Ntekereza ko bishobora kuba biterwa na factors of production, material, labors, yewe n'ubushobozi bw'igihugu cyabikoze ahari, the origin of the made, sibyo aho ikintu cyakorewe gishobora kuba igihugu gishobora kuba gikize kuri material. Nge nibyo ntekereza ko twafata nk'ingero wenda ushaka gusanga wenda nk'ahantu bafite za cotton zo gukoramo imyenda ugasanga wenda bafite uburyo babibonamo mu buryo bworoshye cyane kurusha uko twebwe tubibona, mu gihe twebwe za factors of production most of them turazimporta, tuzikura hanze y'igihugu. Noneho hagahita hazaho imisoro, hagahita hazaho transportation, hakazaho n'ibindi byinshi bishobora gutuma za factors za production twebwe twari tugiye gukoresha mu byo twakoreye mu byo twita ko twabikoreye hano bikaba byazamuka hejuru. Aho ngaho hakaba hazamo na question mark kuri njyewe. Ntekereza ko ibintu byakabaye made in Rwanda, made in China, made in USA, kuko ibintu byose ari factors of production, ari na produit byose byavuye muri icyo gihugu. Mu gihe twebwe most of ibyinshi mu byo dukoresha mu gihe turimo dukora produit runaka tuba twabyemporose nabyo. Njye ahubwo ngo nshobora guhita ngira question mark. Ahubwo icyo kintu ndaza kwibaza ubwo ibyo bikoresho baba bari gukoresha niba nakumvise neza baba babikuye hanze bagakora ibyo bikoresho ubwabyo kugira ngo bibe imported mu Rwanda barabisorera kugira bijye mu Rwanda hari na transport iba yabizanye bakaza bakongera bagashyiraho uko biba babiproducingamo ikindi kintu hanyuma kandi hari umukozi wagikozeho icyo ngicyo akaba aricyo cyatuma icyo gikoresho kijya kuzamuka. Yego njye niko mbitekereza. Ubwo icyo kintu ndaza kukibara gutya nk'abantu dutekereza dushobora kuvuga ngo ibyo bintu byazahora gutyo cyangwa iyo babikora gutyo bavuga ngo iyi cotton dukwe hariya ubundi bikoze baba bayihingayo cyane byaze kunzara icyo bahinga nk'amapamba bakaza bakabikora. Hari ibyo bahinga amapamba ni wacu turabifite ni wacu. Ntekereza ko hari ibyo dufite ntago ibintu byose dukoresha tubyemporta ariko majorite y'ibyo dukoresha ntekereza ko tubyemporta kuko turebye kwanze igihugu cyacu n'ingano yacyo n'urwego turiho mu bijyanye n'ubuhinzi no gukora matière première usanga tukiri ku rwego ruri hasi, sibyo? Niyo mpamvu uzasanga byinshi mu byo dukoresha biba byavuye hanze, bikeya mu byo dukoresha wenda akaba ari byo twifitiye. Nese ubwo kavuga ubwo nago tubihinga ubwo turabihinga ariko nago bihagije. Duhinga ibidahagije. Nicyo cyangwa kubwa ntago nuvuga ngo twebwe ibyo dufite nka materiel premier, sibyo? Yego. Ni bikeya ugereranyije n'ibyo dukeneye. None se ahubwo ikindi iyo ikintu gishobora guhenda bitewe na factors zitandukanye. Hari indi factor ishobora gutuma ibikorerwa iwacu bihenda. Ushobora gusanga aba consumers turi benshi mu gihe ibyo dukonsuminga ari bikeya. Ese ubundi ubwo ndaza kugarukaho ahubwo hari igihe nigeze kubira nko mu makuru izamerwe no kuganira nawe umbwiye ko uherutse kujya kuyigura ugasanga harimo difference. Ako ko n'igihe nigeze kumva ko
impamvu nk'uko makuru umuntu ukora made in Rwanda avuga ko impamvu ziba zihenze ari uko n'abantu babyiyumvamo abakiriya ari bakeya, ubundi abakiriya kuba baba bakeya baza guhurira hehe nuko ibikoresho nuko ibicuruzwa byaza guhenda abakiriya ari bakeya niba mwaproducinze byinshi. Aho ngaho ngewe ntekereza ko uwavuze gutyo yabivuze nk'umucuruzi kuko nimba akora made in Rwanda yabikoze nk'umucuruzi. Nawe ubaye uri umucuruzi ufite igicuruzwa uri muri boutique yawe, umuntu akaza akakubaza niba abakiriya bahagije, ushobora kuvuga ko badahagije bitewe n'abo wumva ukeneye sibyo? So ibyo ngibyo rero ntago ntekereza ko kuba abakiriya baba ari bake nta sano byaba bifitanye n'uko produit ihenze, ahubwo birashoboka ko twebwe ko twebwe abakonsuma abantu bakenera made in Rwanda dushobora kuba turi benshi noneho ibyakozwe bidahagije bitarimo reka wenda tubwizanye ukuri. Urabona ko kugira ngo bijye kugira agaciro ko hasi cyangwa bijye kugurishwa gake kuko agaciro bifite abireje uko tubona ko karite zabo biba bikomeye none kugira ngo bize igiciro cyabyo kize kugabanuka tuze gushaka uburyo abakiriya baba turagabanya abakiriya cyangwa ahubwo noneho tubongereye hari icyo byafasha, kubera ko ngewe wenda ntago nize ekonomi cyane, ntago wenda ndi bubyinjireho cyane ibintu bya nuza bya entrepreneurship nako muranyanga, ariko ndaza kwibaza ngo ubundi iyo ntekereza ko byanze bikunze harimo production. Iyo ushobora wa producing ibintu nibibona ahubwo abantu babigura, sibyo? Tuvuge nko ku isoko ndaza kwinjira igihe urumva factors of production bambwiye ko ziba ari nkeya, nimba aba ari nkeya bakazana bakazikoramo bya bintu nabyo bikeya bikaza guterwa n'abakiriya bakeya, ahubwo urumva na bya bintu bifata umwanya bwo kubyitaho, kubera ko n'ubundi nimba bavuga ngo mu Rwanda dufite isoko ry'abantu 1 miliyoni kandi mu by'ukuri twaproducinze ibintu bya 2 miliyoni kandi none na factor of production kubera ko hari buzemo n'umuriro inganda zakoresheje nabo bakozi bagiyeho hari abaje kuko urumva nimba inganda zifite abakozi benshi hari n'abakozi hari n'umunsi bashobora kwirirwa batakoze kubera ko bakeneye guproducinga bicye kuko abakiriya babuze. Ngewe ku bwanjye niko nekereza, ahubwo numva ko abakiriya biyongere hari n'icyo bafasha kuko tuzi ko iyo waguze byinshi, sibyo? Iyo waguze byinshi akenshi kuko hanze haba hari amasoko menshi, iyo ukenera byinshi igiciro kirakubera kuko hari na discount ziza iyo ujya kugura kuko iyo ibicuruzwa wabizaniye rimwe mu ndege urumva banabitegeye hamwe, urumva na ya ndege uko wayikodeshereje hamwe, ntago rero ube nk'aho wabizanye ejo ugasubirayo kuzana ibindi kuko bazi ko bafite isoko rinini byatuma bwo bazana ibintu byinshi bakabizana nimwe bagaproducinga byinshi. Ngiye kubwaye niko nekereza kuvuga ngo nimba abakiriya babaye benshi kaduproducinga ibintu turabyiza ku isoko bitabigurwa tujya kuzana ibindi dukora ibindi gutyo turaba duhoze mu kazi kurusha uko babigura bakabibika babakiriya bakabura. Ni kubwaye niko bivuga kuko aho ngaho ikibazo ahantu gishobora kuvukira ushaka kwibaza uti se noneho urumva aho haba hagiyemo kuza ku increasing customers uzaba increasing gute udafite se ibyo offering keretse ibyo ngibyo ntekereza ko wenda kugira ngo wenda utume nyine wankaraje abakiriya kuba baza kugura produit zawe uko bankaraje niko bagenda baba benshi kubankaraje hari kugabanya price sibyo ushaka kugabanya ibiciro icyo ni kimwe ushobora gushyiraho ama promotions. Ejo bundi hari duka nagiyemo nsanga barimo kugurisha produit imwe bagahita baguhereza indi y'ubuntu, wagura kimwe bakaguha ikindi kimwe cy'ubuntu. Uri kubyumva izo promotion zishobora gutuma abakiriya biyongera, uri kumva ariko ntago baziyongera udafite ibyo bahereza. Nuvuga ngo ikibanze urabanza ushake bya bindi bahereza, sibyo? Niyo mpamvu rero nakubwira ngo cya kibazo ndaza kukigarura ku nganda zidasohora bya bicuruzwa byinshi kuko babisohoye bagashyiraho n'izo promotion natwe tukabyiyumvamo kuko menyereye ko njye hariya hari n'abantu hari n'igihe kenshi tujya twumva urabizi urusaku rwagiye rubaho bavuga ngo baciye caguwa bari kuyamangaza ibyakoze bishyashya byo twambara, abantu bakavuga ngo mangazi ziba ari fake kubera ko kandi na za noza za caguwa tuba tuzi tugura tuzi ko ari mangazi zakozwe ariko noneho bakazamba
zikazwa ari intorango kuko urumva ziba zambuwe n'abantu bakaziba mu bindi bihugu gutya ari second hand zikaza zinakomeye niyo mpamvu igiciro cyabaga gitoya aho ufite amafaranga menshi ukaba wagura amangazi nziza sibyo icyo kintu rero ndaza kukivuga gutya ndaza kuza kuvuga ngo za nganda zo nazo nizi producing byinshi noneho babone nuko bankraging abakiriya biyumvemo ibyaha mu Rwanda byose kuko nk'ubu dushobora kuba twicaye hano made in Rwanda twambaye n'izingabo nje ntayo nambaye nta nimwe nambaye niyo okay ndeka tuvuge ndako nta nimwe cyangwa nimwe sibyo ariko noneho nimba tutayambaye turaza kureba ngo ko icyo tuba tutayambaye urayigira ariko urumva urayigira byonyine kuba uyigira bibaye igitangaza kandi turi mu Rwanda sinzi impamvu ubwo tujya kubyita igitangaza kuba twaba dufite made in Rwanda urumva cyaraza kuba cyatyo nimboneka rimwe ikibazo kiraza kugishyira ku nganda zidakora ibyinshi ibyo bicuruzwa nibiza ku isoko bakabyankurarira abantu kubigura natwe tuzajya kubigura kuko batweretse ko ari byo byiza ikibazo inganda ushaka kuvuga ni inganda zikorera imbere mu gihugu cyangwa ni inganda muri rusange inganda zikorera imbere mu gihugu za zindi zidukorera made in Rwanda ziriya nganda zikora made in Rwanda nabo ni abacuruzi wenda ahubwo aho ngaho ahantu ikibazo cyaba ni iki njyewe ndabifata muri ubu buryo sibyo ku giti cyanjye ntekereza ko ahubwo wenda twashaka uburyo noneho za factor of productions twebwe twazishakamo turajya kuzishakamo burya zihereye kuki burya reka njye kukubwira turajya kuzishakamo duhereye kuki na impamvu tuzishakamo nuko tuba twabonye ko zikeneye kugira ngo n'abaturage bajye kuba encourage kujya guhinga ayo mapamba bajye kuba encourage guhinga hari byinshi wenda bijya gukorwaho amakotoni cyane n'ibindi bitambaro bikorwa mu myenda sibyo cyangwa wenda ngiye kuvuga n'ibindi bikoresho wenda by'ikoranabuhanga bya made in Rwanda ariko byo kuko tuzi ko akenshi biva mu mabuye y'agaciro ntabwo dufite menshi ducukura wenda ibyo byaba ari indi ntambwe irenze iyo ni iyindi n'ikintu twatugira ariko kumbwira ngo umuturage byanze kujya kumbwira ngo ajya guhinga ipamba areke guhinga ibigori bizamugora kandi azi ko bya bigori bye nabihinga azasheshamo akawunga sibyo cyangwa akazabirya byokeje cyangwa akajya ku muhanda agatera imbabura akabyotsaho urumva kuko babakira ashobora kuzabona abagenda gutyo n'akawunga nawe azajya azahunika akajya kukarya sibyo none uwo muturage niyo tuvuga ngo izo factor of production zirajya kuboneka turajya kuzishakamo gute inganda byonyine zitabanje kutwereka ko ubuhinzi twabukora bukaba nk'akazi kuko niba kugira ngo tujye kuzongera nuko bano bashoramari ahubwo ntibashyiremo amafaranga ntabwo inganda ntibuze gusa nk'uziveba cyane kandi umucuruzi wese iyo agiye gucuruza final product cyangwa se umusaruro wa nyuma ibyavuye mu byakozwe uriya musaruro nyine uba wabonetse arabanza agafata icyo bita total cost urakira akabanza agakuramo total cost agashyiramo imisoro agashyiramo iki hanyuma akabona valeri y'ikintu y'umusaruro wa nyuma final product nyine nawe ni umucuruzi ukeneye kunguka kugira ngo akomeze no gukora akongeraho inyungu ye kugira ngo ejo azabashe kugira gute azabashe kongera kurangura sibyo ibyo bivuze iki bivuze yuko ahubwo njyewe icyo ntazi nuko niba ziriya nganda zaba wenda zikabya gushyiraho ibiciro icyo cyo ntabwo nkizi zikishyura cost zose zarangiza zigashyiraho price y'igiciro wenda zigasanga wenda ni urugero ya shati nahoze nkubwira ihagaze wenda ibihumbi 30 agahita yongeraho 5 kugira ngo ejo nawe azabashe kwigurira undi mwenda cyangwa se nyine akomeze gukora business ikomeze kuraninga wewe sibyo aba yari uko bimeze nta adakabya ntekereza ko ikibazo umuti ushobora gushakirwa mu kugerageza twebwe nk'abaturarwanda nyine dukoresha ibi bikoresho twahindura mindset ntitwumve yuko guhinga ibigori n'ibijumba ari byo byonyine by'ingenzi tukumva yuko hari n'ibindi bintu dushobora guhinga dushobora gukora bikaba byatwungura mu buryo bw'amafaranga no mu buryo bw'imihahire sinzi nimba uri bunyumve hano nje icyo nshaka kuvuga byanze bikunze biriya bihugu nabyo tuvuga imyenda iza kuvamo nk'uko wenda Abanyarwanda bajya bavuga neza ngo nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi byanze bikunze nabo hari aho baciye sibyo wenda bo bafite amahirwe y'uko batangiye mbere n'amahirwe yo gutangira mbere hari ibyo bagiye bakora
wenda icyo gihe byari bikiboneka abantu bakibona ahantu nibo guhinga iterambere ritaraza ngo bazane kaburimbo n'iki byice wenda ubutaka cyane biriya byose ubuso bw'ubutaka bugende bugabanuka bitewe n'ibikorwa remezo ikise cyangwa bitewe ngo ifumbire ishira ariko ibyo ndaza kubireba ahubwo ikintu wahise njyanamo nge nkanjye nimba koko nabivuga nk'umwekonomiste mbivuga nk'umuntu usanzwe ubwo ndaza kuvuga ngo kiraba ari ikibazo ni low investment ni ikibazo abashora amafaranga make kuko byanze bikunze ndaza kuvuga ngo umuntu aramutse afite amafaranga menshi igishoro gihagije ashobora no gushaka akavuga ngo iki kintu byanze bikunze ndi kubara bitewe n'aho igihugu cyerekera ngiye gushoramo ayo mafaranga gutyo ubwo ndayavuga ngiye nk'umuturage uri kuvugira abantu kugira ngo tubone ibikorerwa iwacu mu Rwanda bihendutse kandi byiza sibyo abanyamahanga turi kuvuga ahubwo nabo bazaze kutugurira akavuga ngo ngiye kwiha imyaka 5 cyangwa oya atarandengere tutaragera kuri urwo rwego ngiye kwiha imyaka 2 yo gukorera muri finance sibyo yo kuvuga ngo ngiye gushoramo amafaranga kuko byanze kugira ngo ujye gukora iyo myaka ukora uruganda utari watangira kongoka byasaba amafaranga menshi kugira ngo nawe uzashobore kubaho ugumushora usa nkaho ugira zero profit akenshi ntabwo ari benshi bapfa kubyihanganira ubwo rero ndaza kuvuga abo bashoramari nibo bashoramo amafaranga adahagije kuko baramutse bayashoramo akaza akereka abanyarwanda ko ibyo akora ari byiza agashyira amapromosiyo ku isoko sibyo akaza agakenera ibicuruzwa bakajyana kuri radiyo bakavuga ati mayi umuturage isoko afite ubutaka afite hegitari 2 hariya muri Kamonyi cyangwa za Nyabihu afite ubutaka bungana hegitari 2 mu isoko ryo kumingira amapamba muhaye miliyoni 5 nkubye kabira agaciro kayakoraga yahinze ibirayi sijyo mu guhinga ibirayi icyo nzi cyo abaturage benshi bazavuga ati nanjye ibi nabishobora iyo myaka icyo gihe cy'amezi 2 cy'amyaka 2 bajyanye kontra kizajya gushira hari nabandi babishatse bavuga ati noneho nago daya miliyoni 5 ubwo tugabanyiriza ati niba banga ibirayi shano no kubura isoko tukabyirira benshi bashobora kuzabijyamo sibyo nubwo n'ibiryo nyine nabyo tubona hari gihe bigenda bihenda sibyo bashobora kuzabijyamo ukwereka ko umushoramari yamaze gutya kandi nuza kuri muri factors of production gendaza no kugaruka ku bakozi nk'icyo tuzi mu Rwanda akenshi dukunda kuvuga ngo nago job opportunity nagiri hejuru sibyo n'imirimo sinzi ko abakozi nabo bahenda ubwabo abakozi nabo ndaza kuvuga ngo nago bahenda kubera ko tuzi ko hari benshi birirwa barira akazi sibyo urumva nimba hari benshi badafite akazi urumva icyo abakozi cyo kiragabanutse kuko n'abakozi bahembwa make sibyo abakozi bo barahari sibyo icyo kintu ndaza no kukiga bretse nindi ngiye kuganaho uwo mushoramari nawe navuga ati ngiye numije indege Rwanda cya Boeing ndayihamagaye ivuye kuzana ibikoresho henzi ko bizagaruka biyuzuye yonyine ayo makontineri mbambukije mfashe ubwato kizama kontineri angahe anzaniye ibikoresho icyo nzi cyo kintu kizagabanya ya raw production yayo nibamara kubitunganya urumva na cya production yose nagiye nsa nkugabanya sibyo uko amafaranga yagenda agabanuka duke n'ugwenda tabari tureture sibyo nawe namara guproducinga ibicuruzwa byinshi akabishyira ku isoko akabwira abaturage ngo ibicuruzwa ngibi promotion tuzikanya Afrika cy'Abanyarwanda muri rusange dukunda promotion niyo twumvisha ikintu cyiza burya turagitikere cyane cya ikintu gishyashya sibyo aho ngaho reka twumve kiri muri Abanyarwanda n'Abanyafrika gusa nta muntu ahantu hose nyine ni ahantu hose promotion kandi birumvika oyerega mwaka kandi kuvuga ku Banyarwanda kuko ndashaka ko tubanza byibura isoko rya mu Rwanda nimba twese turi hano sibyo timini hano nimba n'abantu babiri bambaye ibyiramende Rwanda no kuva hasi kugera hejuru sibyo urumvishe ngicyo ndajya kucyita ikibazo sibyo kubera ko niyo mpamvu ndi kuvuga ngo Abanyarwanda muri rusange sibyo kuko namara kudufata Abanyarwanda natwe urumva azaba yaguye isoko bya bicuruzwa bye yakoze bizabona isoko ahubwo nibimara noneho kugurishwa no hanze bivuga ngo noneho abaje kugurira mu Rwanda sibyo icyo gihe tuzanattractinga aba customer bavuye hanze kuko bazavuga ngo iyo umuntu abiguriye mu Rwanda igiciro kiragabanuka kwa ko babiriyo atabiga undi umuntu atabituzaniye kuri gutekereza yuko abantu bari ibyo dukora bitattracta aba customer bari nyine barabaturute kubaraza bakafata ibingana iki kandi byo nakubwiye ngo ngiye ntago ikibazo ari baza bagafata inka cyabaza bakabona ibi cyaba bakabigura kuri angahe nimba ishati ivuye mu Bufaransa ni ishati ivuye mu Rwanda ku Mugande ivuye mu Rwanda bari ihenze urumva azafata ivuye he of course azafata urumva niyo mpamvu navuze ngo ngewe ku bwanjye
nk'umuntu ntekereza gutya uvuga ngo umukira maze aramutse afashe akavuga ati mwufashe umuturage w'imusanze sibyo ubwo ndi kuyanibana muri izo utwo turere tw'amajyaruguru kubera ko ndari njya numva ko habamo ubutaka bugihingwa cyane sibyo nitwo turere njya numva bavuga ngo hakorerwamo ubuhinzi cyane mu majyaruguru kuko niho hava ibirayi kandi ubusanzwe ndakurya ibirayi hanyuma ubwo mbanze ko n'ibindi byose bihera sibyo rero urumva ko uwo muntu ajya kumufata akamubwira ati wowe mingira amapamba gutya na gutya nzakwishyura aya mafaranga akaba yafatira iryo soko uwo muntu akamuhingira ibyo nimba nta byahera nuko ni byinshi bikenerwa tutari kuba twibanze ku mapamba ariko n'ibivamo indodo n'ibigira bite byose urumva hari aho bikorerwa sibyo ngaho tujya tuvuga ngo ni made in Rwanda kwa mugani koko ugasanga usibye imashini umunyarwanda uba yicaye ugasanga urudodo igitambaro imashini byose ni from uretse igitenge ni from urudodo ni from imashini ni from ni ibiki bindi bakoresha mu gukora imyenda wenda none urwo ruganda ngaho nihagira umuntu ugira ibiki bireti ibiki babyita ngo inshinge uruhitirizo inshinge se barazihinga nyine urumva ariko narwo rukorerwa nta nshinge zikorerwa mu Rwanda narwo ni fomu twaza tugafata itini rukomasi tuya ducukura itini ubwo twafata itini tukayihinduramo inshinge bagiye gutangira gukora ibintu by'ibyuma mu Rwanda hari aho bita master steel nyine urumva bigenda biza usa n'ujya mu Bugesera sibyo rwa Ruganda sinzi wenda projet zarwo kuko harimo steel urumva harimo iby'ibyuma n'amabati asanga byose bizakorwa n'abamenya ugasanga bimwe muri za factors of production twari dukeneye zitangiye gukorerwa hano zitangiye no kujya gute no kujya kuri low price ariko se mbere na mbere tubwira abakiriya ngo bitabire made in Rwanda kuzigura kandi basanga zihenze urumva bo tubazazanwa ne sibyo nubwo bwose nge nigiriye ku isoko please ntago nkubeshya ibintu bikorerwa mu Rwanda biri igiciro cyabyo kiri hejuru ugereranyije n'ibituruka hanze ariko still ni ibyacu sibyo ni ibyacu Abanyarwanda sibyo nta muntu urira mu nda y'undi wo kabyara nyine kuba ari ibyacu twabigura gutya ariko ikintu kizatuma byibura umunyarwanda avuga ngo iki kintu ni icyacu fata iyi shati yakorewe umuntu uza mu Bufaransa n'ingi nyarwanda we binganya karite binagura kimwe nzagura inyarwanda wenda birumvika kuko bizaba ari ibyacu ariko niba ajya kuyirusha umva nkubwire ngiye ikintu nshaka kubikubwira cyo at least ujye ugenda wumva ko wambaye ishema ry'ibyakorewe iwanyu sibyo rwose n'abantu bajya gutura hanze y'igihugu ari Abanyarwanda muzajye mushaka nka peya zingahe za made in Rwanda mugende mujye muzambara hariya buriya reka nkubwire buriya bajya bavuga ngo akimuhana kazi imvura ihise sibyo bivuze ngo twe tubanze duteze imbere ibyacu sibyo wenda bishoboka ko kubw'amahirwe cyangwa se kubwo gukora cyane cyangwa se kubwo guhindura strategy y'imikorere birashoboka yuko dushaka kugura ibintu bikorerwa mu Rwanda bikazagera aho ngaho noneho naba bashoramari urimo unenga cyane cyangwa se urimo upointingaho ntabwo uri kubanenga ariko urimo kubashyiraho point yuko wenda bashobora kuba bashora imari idahagije kugira ngo wenda babone factors of production nyinshi noneho bitume baproducinga byinshi bitume n'ibiciro wenda bitajya hejuru icyo ngicyo ndagira ngo nkubwire yuko turamutse tubiguze dushaka kubongerera ubushobozi kuko ntabwo ubushobozi buzaza batacuruje yes ngiye niko bitekereza reka mwereka ahubwo ngiye ikintu natekereza ngiye kuvuga ngo ahubwo ku bantu nk'Abanyarwanda duhagurukire hamwe dushaka ko twasapotinga made in Rwanda ubwo nanjye kwa ngo n'ibitangazamakuru ureba akantu nobekamo bya wiriza umunsi hari promotion utanze ku bintu bikorerwa mu Rwanda ugira icyo ufata wamamaza uvuga uti namamaje nicyo nshaka kukubwira ndagira ngo nkubwire ko ibintu byacu master style uvuze none se ibikorerwa iwacu sibyo nyine ngende babashoramari n'undi kugarukaho babandi bafite ibitangazamakuru bavuge bati nanjye byibuze hari icyo nanze kunuza oya ntabwo bivuga ngo ibitangazamakuru byamaze ahubwo ndavuga ngo ndaza kuvuga ngo
abo bakire bafite ibitangazamakuru ubwo ni ba KNC mvuge abo ba roki bafite ba roki ndi manza abigenga mvuge ba roki bafite bagaragara kuri roki entertainment za giti abo ngabo abantu bose tuzi ko bavuga bakumvikana tuvuze ba Bruce Melody bashinze televiziyo ibyo ni ibintu byiza ahubwo abo bose bavuga ngo hari promotion nanze kwitangazamakuru cyane mvuge ngo ISIBO ifite iminota 30 ifite iminota 5 yo kuvuga kuri made in Rwanda ndafata umuntu umwe ni bari master style muhaye promotion aze yamamaze kuri makiya cyangwa se ku buntu cyangwa kimwe ku buntu iminota 5 y'ubuntu ya made in Rwanda promotion bagira icyo babwira abantu sibyo Irene Gihari ayivuge ngo ndavuze gute kuri bende bo twabakorera sibyo hanyuma ubwo n'Abanyarwanda duhagurukira hamwe hanyuma oya nibyo niko byakaje gusa icyo nakubwira cyo made in Rwanda bakora ibintu byiza bakora ibintu byiza cyane icyo de filimo ni karakantu kuko ibiciro biri hejuru cyane ngo nuva ngo nukugerageza tugashaka uburyo nk'Abanyarwanda dufatanyiriza hamwe cyangwa reka gira karera bavuga no abantu bavuga batebya bakavuga ngo impamvu nguzande hari umuntu wambaye urugero nambaye mukandara yarambaye nambaye mukandara w'Amasai sibyo noneho uwo mukandara arambaza ngo umaranye igihe kingana iki mu by'ukuri uwo mukandara nari nkumaranye imyaka 2 arangije arambwira waguze angahe ndamubwira naguze 3,500 numva ntabwo wari ugereje n'igihe uzamara sibyo arambwira ngo niyo mpamvu ngo Abanyafurika tudakira nawe se kubera wese reba yagiye kugurisha ikintu ni imyaka 2 mukandara wamara imyaka 2 akagugurisha 3,500 hanyuma arangije arambwira se ni gute umuntu yajya gukira wamuhaye 3,500 mu myaka 2 mu yindi myaka 2 ukamanda 3,500 ariko wenda harimo no gutejya ko byaje kunde mu gutejya no hajya havukuri akavuga uti kandi abazungu raduse iri asimiri kwire ugura amafaranga 5 ukawambara ukwezi kumwe ukabona umukandara watangiye gusaduka wacitse sibyo rero ugasanga umuntu ahubwo hari n'ibintu tutabona mu bwari kw'icyo giciro ahubwo ndaza no kwita kuri karite koko yandi y'abanyamahanga tugura makeya ibihuje karite niyo muri Afrika cyangwa niyo mu Rwanda sibyo kubera ko ngiye nk'icyo kintu cyangwa se nagitekereje ndareba mugane nsanga uwo mukandara ngiye kongera kugura undi mukandara mu gihe cy'imyaka 2 kandi nabwo atari kwa undi wacitse nuko gusa wari watangiye kubaruka ndavuga se wa mugane undi umuntu azakira gute ndareba nsanga na bya bintu ahubwo twakabaye dutindana urugero niyo mpamvu tuza tukabona ngo muri machine windo 7 hajeho 8 hajeho 10 hajeho 11 gusa byose biraza ugasanga WhatsApp nyuma y'ukwezi ugasanga ura updating ubu uri kugenda uyigura bo bakora akantu kantu keza ariko uzaye ukenera kuzaba udufaranga duke ko niyo mpamvu WhatsApp nyuma y'umwaka byanze kunze WhatsApp wayitindanye sinzi ko umwaka ushobora gushira ugakoresha n'indi WhatsApp kinigi reba isi yose rero niba updating WhatsApp ko updatinga hagenda 0 n'ibice 0 rimwe we umukoro n'uyu nguyu $1 uko ngafanya yajya umukoro umeze gutya tugiye kugenda dukora ubushakashatsi bwimbitse turebe niba ikibazo ari uko dukora ibintu biri best quality hanyuma bikadutwara amafaranga menshi bigatuma tudacuruza cyangwa se wenda ikibazo gishobora kuba kiri ahandi hantu tutazi ibyo ari byo byose ibyo tuvuga turabikorera Abanyarwanda ni iby'Abanyarwanda turi no kuvuga noneho ku bikorwa n'Abanyarwanda kandi bifitiye akamaro Abanyarwanda batubwire muri comment batubwire uko bimeze noneho twebwe ubushakashatsi tugiye kujya gukora tuzabusanisha n'amakomenti y'abantu bazagenda bavuga hanyuma wenda tushobora kuzagira episode ya 2 dusana wenda nabagana no ku mwanzuro n'ibinaba ngombwa wenda tuzifashishe n'abantu bakora made in Rwanda tukabasura tukabaganiriza cyangwa se tukajya muri iyo secteur noneho tukaza dufite ni nka introduction yo kuri ibi bintu yo kuri no topic twaganiragaho tuzabasura batubwire realite sibyo twebwe kuko twavuze ko tubitekereza n'Abanyarwanda barduye ibitekerezo niba hari tugize amahirwe akagira umuntu ufite uruganda runaka wareba nk'iki kiganiro nawe yabishyira muri comment akatubwira icyo hanyuma tukazajya kureba n'Abanyarwanda bafite icyo babivugaho tukareba ikibyishe inyuma hanyuma tukareka ko twakubaka u Rwanda rwacu twifuza made in Rwanda visit Rwanda imbere cyane ni made in Rwanda nakane ka made in Rwanda iri buye ni itini ni sarabwaye